Reka dushimire wowe ukomeje gukora subscribe kuri Seri TV, twizera ko umeze neza aho uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, haba ari mu Rwanda haba ari hanze yaho. Twizera ko ukomeje kuryoherwa n'inkuru tuba tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Reka kandi dushimire namwe mwese mudahwema gukora comment ku nkuru tuba twagiye tubahereza, kugira ngo mudeze ibitekerezo byanyu cyangwa se inyunganizi, kugira ngo natwe dukomeze kugenda tubazanira ibintu bimeze neza cyane. Nkuko mubizi rero, Seri TV ntabwo igiye ihwema kubazanira inkuru zitandukanye z'imyidagaduro, ubuzima bw'abaturage, imibereho yabo cyangwa se ubuzima bw'ibyamamare bigiye bitandukanye. Ngira ngo ibyo ni bimwe mu byo twiyemeje. Ngira ngo rero n'uyu munsi dutangiranye icyumweru n'inkuru navuga ko irimo iratrendinga cyane mwa kino gitondo. Inkuru iraza kuza gushimisha cyangwa se kunezeza abakunzi b'umuziki nyarwanda. Ngira ngo rero mu gace kacu ni kamwe mu duce tugenda tubagezaho mu biganiro tubahereza, ni agace kitwa yakiriwe ite. Iyo mvuze ngo yakiriwe ite muhita mubyumva ko nyine tuba tuvuze ku ndirimbo of course. Ahangaha rero ni imwe mu ndirimbo isohotse mwa kino gitondo ahagana saa 2:30 rero, akaba ari indirimbo y'umusore urimo arazamuka cyane. Ngira ngo muraza kuza kutubwira aho muri comment ko mwayakiriye, turaza kubagezaho ibitekerezo by'abantu batandukanye bagiye bayitangaho. Namwe muze kutubwira uko mwayakiriye cyangwa se koko niba koko mwumva bimeze neza, kuko abahanzi burya bakeneye kugira ngo bamenye si ibyo barimo barakora ko ni byiza, ese birashimisha abafana babo. Ibi rero nta handi hantu babimenyera uretse mwebwe mugenda mutanga comment cyangwa se mutanga ibitekerezo, nawe akagenda arushaho kubona uko yakomeza kwagura cyangwa se kongera ubumenyi mu byo akora. Nyine ahangaha Seri TV nayo ikaba iza ihakubereye. Kora subscribe kugira ngo ukomeze ubone amakuru ameze neza. Mushobora kuba murimo muribaza muti se noneho muhanzi cyangwa se indirimbo nshya utuzaniye uyu munsi yasohotse twifuza kuvuga kuko yakiriwe niyihe. Ngira ngo ahangaha ndatangira mbabwira ko uyu musore cyangwa se mbabwira amwe mu mateka y'uno musore. Ngira ngo yitwa Rwangabo Byusa Nelson. Ngira ngo izina rye akoresha mu buhanzi ni Neringabo. Uyu muramuzi, ngira ngo ari mu bahanzi bakizamuka barimo kugaragaza impano nyuma yuko atangiranye n'inzu ya Kina Music ariyo yayishimwe Clement. Ngira ngo ahangaha ni harimo arakora umuziki muri no minsi. Uyu musore w'imyaka 21 ngira ngo yatangiye umuziki mu mwaka wa 2017. Gusa impano ye yatangiye gushashagirana ubwo yinjiraga muri Kina Music ibarizwamo abahanzi bakomeye nka Butera Knowless, Dream Boys ndetse na Tom Close. Uretse kugira ijwi rihebuje, uyu musore azi no gucuranga piano, ibintu bidakunda kugaragara ku bahanzi. Ngira ngo mubizi ko abahanzi benshi bakunda kuba barimba, ariko ku bicurangisho bya muzika rwose ahangaha usanga hakirimo akantu. Mu muziki rero wa Neringabo ngira ngo yibanda ku njyana ya R&B kuko yavuze ko ariyo yiyumvamo kurusha izindi zose. Ahangaha rero yavuze ko imworohera cyane mu gihe arimo arayikora kurusha izindi njyana. Kujya kwe muri Kina Music, niba mubyibuka ku bantu bakurikirana umuziki cyangwa se ku bari batabizi, ngira ngo byaturutse ku butumwa bwanditswe ku mbuga nkoranyambaga n'iyi nzu ifasha abahanzi. Icyo gihe ngira ngo bifuzaga umuntu uzi gucuranga igicurangisho nibura kimwe ndetse no kuririmba, bari kwifashisha muri filime. Ngira ngo nyuma rero uyu muhanzi Neringabo yaje guhamagarwa ndetse biza no kurangira asinya amasezerano nk'umuhanzi wayo. Ngira ngo ni ibintu byamuhiriye cyane. Uyu musore navuga ko niho atangiye kwigaragariza, asohora indirimbo zigiye zitandukanye, harimo za Wayi, harimo za Nzahinduka n'izindi yagiye akora cyane. Uyu munsi rero akaba yazanye indirimbo nabako ni indirimbo ntabwo ari mbi rwose, n'indi imeze neza. Ifite amashusho yayo ngira ngo yakozwe cyangwa se yatunganyijwe na producer Meddy Saleh. Ngira ngo muramuzi, ni umuproducer wa ma video navuga ko ufite izina rikomeye cyane hano mu Rwanda. Ahangaha rero akaba waje kuza gutunganya amashusho y'indirimbo ya Neringabo. Ahangaha rero Neringabo yazanye indirimbo yise ya Motema. Ngira ngo ya Mutima ntuze kumbaza icyo bivuga ko niringara, ngira ngo ariko ubwo wenda tuzagenda tusobanura mu bihe bizaza icyo bishatse kuvuga. Navuga ko ino ndirimbo rero yayikoranye n'umusore ubarizwa muri Dream Boys, ubwo nta wundi ni Platini Nemeye. Navuga ko ahangaha
ni ibintu abantu batangiye kwibazaho cyane. Ukimara kubona amashusho y'indirimbo cyangwa se kuyumva, uribaza ikibazo kivuga giti TMC ari hehe? Ni ibintu bitoroshye cyane, kubera ko muri ino ndirimbo navuga ko Platini Nemeye yaje kubafatanya na Neringabo, ariko nk'uko mubizi Platini Nemeye ntabwo akora umuziki ku giti cye, ahubwo afite itsinda rizwi nka Dream Boys ahuriyemo na mugenzi we TMC. Ariko muri ino ndirimbo ya Motema, ahangaha nababwira ko yaje kuza kuba ayirimo wenyine, TMC atarimo. Ibintu byatangiye kunugwanugwa cyangwa se byatangiye kuvugwaho byinshi cyane n'abakunzi b'umuziki nyarwanda, bibaza batese aho Dream Boys ntabwo nayo yaba igiye kudukina agakino ikatangira kutubwira ko bakiri kumwe kandi baratandukanye. Ni ibintu bidasanzwe. Ubundi abasore ngira ngo kubakunze kumva inkuru zabo bavuga ko uretse ko bahujwe n'akazi k'umuziki, ahubwo babaye nk'abavandimwe. Ni ibintu navuga ko bidasanzwe cyane, ibintu aba basore batari bakunze gukora ngo ubone buri wese yakoze indirimbo ku giti cye n'undi akora indirimbo ku giti cye. Ngira ko kandi aho mwagiye mubibona kenshi byarangiraga amatsinda nk'ayo ngayo atandukanye. Ese no muri Dream Boys byagezemo, cyangwa ni kwa kunine wenda umwe atabashije kuboneka, cyangwa se ni ibintu bumvikanyaho. Ngira ngo abantu benshi cyane bagiye batera comment batangira kubyibazaho bati aho ngaho TMC yaba ari hehe, kubera iki Platini Nemeye ari wagiye gukorana na Neringabo kandi bafite itsinda rimwe rya Dream Boys. Ngira ngo ni ibintu abantu bagiye bibazaho mu buryo butandukanye, cyane cyane ko harimo n'abafana batangiye kugenda bashyira comment zabo. Navuga nk'umufana umwe watiye comment kuri post ya Platini, yangwa Platini yashyizeho post igaragaza ko no video yasohotse. Umufana yamubwiye ati kwisenyuka ry'indatwa, ashyiraho utu emoji ati hasigayemo zingahe muri studio indatwa Platini. Ati man, ibintu nkunda kenshi biranengwa. Ngira ngo nyine ashaka kugaragaza ko iyo akunda umuhanzi cyangwa se yakunda itsinda runaka, rimwe na rimwe birangira mutengushe. Ngira ngo ni imwe muri comment yashyizeho, wenda n'abandi baraza kuza kugenda bashyiraho comment zabo, ariko ngira ngo n'undi wese wabona indirimbo aramutse azi Dream Boys, azi Platini na TMC uburyo kiba bari kumwe ahantu hose, uburyo ki umuziki bagiye bawukorana. Ngira ngo bamaze imyaka igera ku 9 niba atari 10 bari kumwe mu muziki. Uyu munsi ukabona Platini agiye mu ndirimbo wenyine, TMC adahari, kandi bakora mu itsinda rimwe, bakora muri label imwe. Ahangaha ngira ngo buri wese yakwibaza ikibazo nk'iki ngiki, ariko nyine ngira ngo ayo niyo makuru yaje kuba asohoka hanze, agaragaza ko Platini Nemeye nyine yafatanyije na Neringabo mu ndirimbo nshya basohoye ya Motema, ariko ntihagaragamo TMC mugenzi we basanzwe barimbana muri Dream Boys. Ngira ngo rero abafana bagiye bashyiraho comment zigiye zitandukanye, n'undi wese yashyira comment yibaza aho TMC ari. Ngira ngo mu makuru yacu azazugwa tuzagenda tubashakira cyangwa se tubabwira amakuru ku bijyanye naho TMC ari, cyangwa se n'impamvu yatumye atagaragara muri no video, cyane cyane ko basanzwe bakora nk'itsinda kandi bakora muri label imwe. Ngira ngo rero nka Sel TV ibigende bazaniye amakuru nk'aya ngaya kugira ngo aho uri hose ugende ubasha kubona amakuru ameze neza, amakuru atavangiye, amakuru anonosoye, kugira ngo nawe ugende ureba aho uyu munsi ibyamamare runaka bigeze, cyangwa se n'uwe buzima, cyangwa se n'ibiki biri kuvuga ku byamamare byo mu Rwanda cyangwa se no mu isi ya none. Ahangaha rero Sel TV yagiye kuzanira amakuru nk'aya ngaya ajyanye n'imyidagaduro, ubuzima bw'abaturage, imibereho yabo, ndetse kandi ntabwo tuba twibagirwa ko dufitemo n'agace kajyanye n'ubukerarugendo, aho tuba tugenda tubagezaho ibice runaka nyaburanga bigize igihugu cyacu, muri gahunda yo kumenyekanisha nyine igihugu cyacu nk'uko mubizi. Ahangaha nakwanga niyo makuru yarimo aratuninga cyane. Ngira ngo ino ndirimbo ya Motema yagiye hanze kuri wa mbere ahagana 2:30 mu tariki 21 z'ukwezi kwa 10 2019. Ngira ngo ahangaha Clement yaramaze iminsi ateguza rwose abantu babwira ati ya Motema iraje vuba cyane, mutangire mu yitegure, mutangire mwitegure kuzaba mureba no ndirimbo. Gukora indirimbo rero
yaje gusohoka iri kumwe n'amashusho yayo, indirimbo itari mbi rwose, indirimbo idacagase. Ngira ngo n'abafana baraza kuza batubwira uko bimeze. Ahangaha ngira ngo murabizi ko ntabwo tujya turya indimi. Iyi ndirimbo ari nziza turabivuga, iyi ndirimbo imeze neza turabivuga, kandi niyo itameze neza turabivuga. Ngira ngo abafana mumaze kumenyera ko ahangaha muri yakiriwe ite, mubishyira muri comment zanyu mukabitubwira. Reka rero nkubwire ngo komeze ukore subscribe, ukomeze kubona inkuru nziza. Ngira ngo ahangaha nyine Sel TV bigenda ikuzanira amakuru nk'ahangaha. Ngira ngo niba utabuzi ko ino ndirimbo yasohotse kandi ari umufana wa Neringabo, ahangaha nyine tuba twabaye abambere mu kugufasha. Ngira ngo kora subscribe ndetse wibuke no kuza gukora kukazogera kugira ngo ujye ubona notification zikubwira ko inkuru zacu zazigiyeho, nyine kugira ngo nawe ugende ukomeze urebe, witangire comment, ude ibitekerezo ndetse n'inyunganizi. Reka nkubwire rero nkuko mubizi twebwe tuba tugiye tubashakira amakuru atandukanye akomeza kugenda bafasha uko bwije nuko bukeye. Ngira ngo niyo makuru azinutse trending cyane kuri social media, ino ndirimbo ya Neringabo na Platini nemeye, ariko indirimbo navuga ko yasohotse itarimo TMC wo muri Dream Boys. Ibintu byakomeje kugenda byibazwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye, ngira ngo muraza kuduha comment. Reka ngwere rero reka tube turekeye ahangaha kugira ngo nkomeze mbashakire izindi nkuru zimeze neza cyane, ariko ntibagire gushyira comment yawe kugira ngo tubwire ko ino ndirimbo wayakiriye cyane cyane ko ari muri kano gace kacu kayakiriwe ite. Reka nkubwire ngo ciao, ngewe ubwo nahamukanya tukomeza n'ibindi biganiro bitandukanye. Subscribe kugira ngo ukomeze kubona inkuru zimeze neza.